Ese Yesu iyo ataza kwitanga, ese ntari kuba ndi. Ese Yesu iyo ataza kumvira, ese ntari kuba nitwa uwande. Ese ntibyashobokaga ko yakwigumirayo, ibyaha byanjye akaba ari byo bindimbura. Ibazwa Yesu kubw'urukundo wankunze, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ibyo wakoze, ibyo ukora, ndetse n'ibyo uzakora, tubaye tugushimiye Yesu.
gukora byose. Kandi twizera ko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ijambo ryawe ariko tugushimiye kubw'ineza yawe.